Yesu ashimwe, reka mbifurize ikaze mu mwanya w'ijambo rivura. Njye nitwa Tuyishimire Elisa, ninjye tugiye kubana muri uyu mwanya. Reka dusome Yobu ibice 6 umurongo wa 2 n'uwa 3. Umurongo wa 2: Ayi, iyaba umubabaro wanjye washoboraga kugerwa, n'ibyago byanjye bigashyirwa ku gipimo. Umurongo wa 3: Kuko byarusha umusenyi wo mu nyanja kuremera, nicyo cyatumye nihutira kuvuga. Imana idufashe kandi tugirire neza. Muri ubu buzima ndagira ngo nkubwire yuko tujya duhura n'ibintu bitubabaza nk'uko na Yobu byamugendekeye, inshuti zikamuvaho, umugore we akamuvaho, ndetse akagera n'aho amubwira ati mbese watutse iyo Mana yawe ukipfira, wenda ko Imana yahita ikwica ugakira uyu mubabaro. Ngira ngo no mu minsi nk'iyi hari aho umuntu babona ngo arwaye uburwayi bukomeye cyane, amakanseri, za ndwara ziba ziremereye ku buryo umubiri uzakira biwugoye, ngo bigasaba ko uwo muntu yisabira urupfu. Hari ibihugu umuntu yisabira urupfu rwose bitewe n'umubabaro ari kugeramo, bakaba barumuha rwose bakamuhura akaba yigendeye. Ariko Yobu yatekereje umubabaro yanyuzemo, aravuga ati ya umubabaro wanjye washoboraga kugerwa, nyine agaragaza ko ari umubabaro ukomeye cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ko ibyo wanyuramo byose byaba biruhije bite, ntabwo bikwiye kukujyana kure y'Imana, kubera yuko Imana iragukunda kandi kwitayeho, niyo izi icyo ishaka kubyaza muri uwo mubabaro iri kugutera muri aka kanya. Ndagira ngo ukomere kandi ushikame. Ubu buzima tubayemo tugenda duhura n'ibitubabaje, nyine ibindi bikatunezeza. Padiri niwe ujya uvuga ngo nk'uko ibihe bisimburana iteka, ibihe bijya bisimburana koko, bigasimburana, ibyiza bikaza, ibibi bikaza, ibyishimo bikaza, umubabaro ukaza. Ni ibintu bibaho muri ubu buzima. Rero Yobu yarabivuze, aravuga ati ariko nahuye n'ibintu bikomeye bituma nihutira kuvuga, bityo nkagenda mvuga n'ibyo ntagakwiriye kuvuga. Hari igihe uba uri mu kigeragezo runaka ukavuga n'ibyo utagakwiye kuvuga, nyuma ukavuga ariko kubera iki navuze kuriya kandi bitari bikwiye, kubera iki nabwiye uriya muntu kuriya kandi bitari bikwiye. Birakwiye ko twumvira umwuka w'Imana ukorera muri twebwe, aho atubwiye kunyura akaba ariho tunyura, icyo atubwiye kutavuga ntitukivuge, nyine tukakora ikintu cyose mu gihe cyacyo. Reka dusenge Imana itugirire neza. Ndagushimiye cyane wowe udukurikira umunsi ku wundi. Iyi ni Isoko Media. Gira umwete wo gukora subscribe niba aribwo bwa mbere ugeze kuri channel yacu, ndetse usharinge n'abandi nabo bamenye ubu butumwa bwiza, babugeze nabo ku bandi, ndetse utange n'igitekerezo aho biri ngombwa. Reka dusenge. Uwiteka, turagushimiye yuko ari wowe wamenye iminsi yacu yo kubaho, ukayandika mu gitabo cyawe, ikaba itavaho n'umwe utabyemeye. Tugirire neza rero muri iyi si tubayemo, duhura n'ibitugora, tugahura n'ibiturusha, tugahura n'ibishaka kudukura mu rugendo twatangiye rwo kuza iwawe, kuzagera iwawe amahoro. Ntabwo ari ibintu byoroheye umugenzi uwo ari we wese muri uru rugendo. Satani yarahagurutse, afite ingabo nyinshi, afite ibitero byinshi, afite amayeri menshi, ariko tuzi neza yuko tukwizeye tuzabasha kunesha. Rengera umuntu wese mu mubabaro yaba afite, abababaye ni wowe ubitaho, ntabwo wagiye kure yabo, ahubwo uba uri hafi aho witeguye kugirira neza umuntu wawe ukwizeye kandi ukwiringiye. Tukubanje imbere muri byose uturengere. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Imiryango yacu igeremo, abavandimwe bacu bagirire neza, umuntu wese uko umusanze ntaba ari kumusiga. Urakoze kuri kumwe natwe, igihugu cyacu nacyo kirengere. Ugihe amahoro yawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.